Aba ni bamwe mu baturage bo mu murenge wa Murama mu karere ka Ngoma bari bazindukiye mu gikorwa cy'umuganda wo gutera ibiti mu kagari ka Mvumba. Ni nyuma yuko aka gace hagaragaye ko amashyamba adahagije bikaba bituma imvura ibanye igihe bayikeneye. Aba baturage kandi bakaba bagaragaza ko izuba hari igihe riva ntibahingire ku gihe bikabateza inzara ndetse ibiciro bikaba bihanitse aho kubyigondera biba bitoroshye nk'uko babivuga. Habayeho igihe cyo gusarura amashyamba tumera nk'abayamazeho. Ubu rero rwose igihe biranshimishije ko leta yaturebeye kure ikavuga iti mwongere amashyamba. Twebwe turi gutera ibiti kuko ibiti twari tubikeneye cyane. Dufite ikibazo cy'imvura nkeya, dufite n'ikibazo cy'ubutaka buhanamye hano inaha ngaha. Niyo mpamvu twashatse guteraho ibiti kugira ngo byibuze isuri itazadutembana. Mbere yuko dutera ibiti, ikibazo twari dufite ikibazo cy'imvura nkeya kandi namwe murabibona ko nta mvura dufite. Ni ukuvuga ngo ibiti twashatse kubitera kugira ngo byibuze tubone ko imvura yagwa ikazamuka tukabona ubuzima bwiza, tukabona uko dutunga abana bacu. Kubera ko yari yarangirijwe barayatemye bayatwikamo amakara, twahuye n'ikibazo cy'inzara, tubura imvura, imyaka irangirika, hanyuma tugera ku kigero cy'inzara. Hariyo bitaga ngo ni kinga metalike duhurire ku mufungo. Ingemeri y'ibishyimbo ikagura amafaranga 2,000, ibijumba nka 3 bikagura amafaranga 500, amabere 3 y'ibitoki akagura amafaranga 200. Ubwo icyo gihe twahuye n'ikibazo gikomeye, ni nayo mpamvu twitabiriye kuza gufatanya n'urubyiruko kuko nge murabona ndi umuntu ukuze, kugira tubashe gutera ibiti. Iyo abantu b'urubyiruko batari hamwe n'abantu bakuze ngo babafashe ku kintu cy'ingirakamaro, ntibakitabira neza kuko baba batazi akamaro kayo. Aba baturage bakomeza bavuga ko bagiye kubyitaho kugira ngo bikure bazajye babonera imvura ku gihe, bahinge beze nk'uko bisanzwe. Bitewe n'uko imvura itigeze igwira ku gihe, ibihingwa abejeje byabaye bikeya, guhaha ku isoko birahenda kubera abari bafite bari bakeya. Ni ukuvuga ngo kujya guhaha byaratuvunnye cyane, bigasaba kuba umuntu yashatse amafaranga menshi kugira ngo umuntu abone uko ahaha. Icyo nsaba abaturage nyuma yo gutera ibi biti ni uko umuntu wese bateye igiti mu isambu yagifata neza akakibungabunga, akajya kibagara neza, kigakura neza, kikazabasha gutanga umusaruro. Naho uhagarariye urubyiruko Bwana Cyirima Buhungiro Jean Climac warasaba urubyiruko guhaguruka rugafatanya n'ababyeyi babo kubungabunga amashyamba, kandi hirindwa ko amashyamba yakangirizwa bigatuma byongera guteza ibibazo bitandukanye. Amashyamba yatemwe mu gihe cyashize agacanwamo amakara byagize ingaruka nyinshi ku buzima bwacu ndetse no ku muturage muri rusange hano iwacu Murama. Icya mbere ni uko ibiciro ku isoko byarazamutse, icya kabiri kandi kubona imvura byaragabanutse. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo igiti kizagutunga ugeze mu busaza ugitera ugitunze. Rero nk'urubyiruko nuko tutabiharira ababyeyi bacu, ntabwo twabiharira abantu bakuze, ahubwo twahaguruka tugafatanya nabo kuko ari twe igihugu gitezeho amaboko ejo n'ejo bundi, nitwe Rwanda rw'ejo. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'umurenge wa Murama, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Murama Madame Mbabazi Kereni waravuga ko bahisemo kano gace bitewe n'uko hahanamye kandi abaturage bateza neza imyaka bahinze. Ikindi kandi arasaba aba baturage kubungabunga ibi biti bigakura, kandi abakeneye kubisarura bajya babisabira ibyangombwa nk'uko abigarukaho. Twahisemo ko umunsi wo gutera igiti cyangwa umunsi w'umuganda uyu munsi utangirizwa hano mu kagari ka Mvumba mu mudugudu wa Kibimba. Impamvu twabihisemo ni uko dushingiye ku miterere y'aha hantu n'ubuhaname bwaho, ubona ko imvura kuboneka kwaho biragoye, bityo rero twahisemo ko ari hano dutangiriza bitewe n'uko ibiti ariho byari bikenewe, tubona bikenewe, kandi hakunze kugaragara ikibazo cy'uko batera imyaka ikuma bitewe n'imvura nkeya. Rero mu buryo bwo gusubiza icyo kibazo mu buryo burambye
niyo mpamvu twahisemo gutera igiti hano kurusha ahandi. Icyo twasaba abaturage muri rusange, yaba abari hano Kibimba ndetse n'abari mu murenge wose muri rusange, ko iki gikorwa cyakozwe hose, nuko umuntu wese amenya ko igiti ari ingirakamaro, bakakirinda. Urimo ko ibiti byinshi twibanzeho gutera n'ibiti bivangwa n'imyaka. Ni muri urwo rwego rero tuvuga ko ba nyiri imirima ndetse n'abandi baturage muri rusange bagombye kurinda igiti, birinda kubitema, kubisarura bitagejeje igihe, ndetse n'uwifuza gusarura igiti akanyura mu buryo bwemewe n'amategeko akabisaba, bigasarurwa bigeze igihe bikuze kandi bishobora kugirira umuntu uwo ari we wese akamaro, iza gukuramo imbaho cyangwa n'ikindi. Ariko n'utemye igiti agatera ikindi, kugira ngo turusheho kugira ubusugire bw'igihugu cyacu, ahantu hasa neza, duhumeka umwuka mwiza, tugira imvura n'ibindi byose bihura n'umumaro w'igiti. Reka tubabwire ko mu tugari twa Mvumba na Sakara mu murenge wa Murama mu karere ka Ngoma ari hamwe mu bice bifite ubuhaname kandi amashyamba akaba adahagije, akaba ari naho hatangirijwe iyi gahunda yo gutera ibiti muri gahunda yiswe igiti cyanjye umurage wanjye. Didier Hategekimana, ATV mu karere ka Ngoma.